ubu ngubu urabigenza ute? Ati nanjye nabuze uko mbigenza keretse ahantu nyine umukecuru waduhaye lift ni nawe ubu ngubu niho n'ubu tukiri, wumve ngo nta yandi mahitamo. Rwose birankomereye, nanjye nayobewe ikintu nakora, umutwaro nikoreye rwose upima ibiro bindenze. Toke none se wampaye ba Jackson na Charlotte nkabitwarira basi nkagerageza kureba ko hari ikintu nabafasha. Gusa nabwo ndabanza mbaza umugabo, ndabaza umutware numve Bernard nabyemera rwose uje uzabohereza ndazi kuguhamagara, kuko nyine nge numvaga wabampa, ariko sinzi niba Bernard abyemera kuko nawe uramuzi kuntu afunga umutwe. Ntabwo rwose umugabo wanjye mwizeye, gusa ku bwanjye wakabohereje, wenda wowe ukashakisha ubuzima kwawe, ariko abana ntibari ishuri bakagenda bakabana n'abanje mu rugo bakiga nk'uko abandi bose, batagomba kuvutswa ubuzima bw'ishuri. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Nongeye kugusuhuza kandi ngo haye ikaze hano kuri Yep Media, kandi nongera kugushimira ko wakanze subscribe, ndetse nshimira namwe mukomeje gutera comment ndetse na like, ugatanga ibitekerezo. Nge nitwa Tiyu Nsanze, ngo haye ikaze rero wahorereye hose, nkaba ngushimiye kandi nyine nguhaye karibu kugira ngo ubashe kumva ko turi kumwe hano kuri Yep Media. Mumaze kubimenye rero ko hano tuhavugira inkuru zitandukanye zagiye ziba ku buzima bw'abantu batandukanye. Nanjye rero nkaba ngusuhuje aho uherereye hose, abantu bari i Kigali, abantu bari mu burasirazuba, bari iburengerazuba, bari mu majyepfo, mu majyaruguru, aho uherereye hose nkaba nguhaye ikaze. Niba utari mu Rwanda kandi uri mu gihugu cy'abaturanyi nk'u Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe nkaba nguhaye ikaze. Abantu bari ku migabane itandukanye ya Amerika, abantu bari Australia, abantu bari i Burayi ndetse na Aziya, ndetse yewe na Amerika y'Epfo, ubwo Amerika mbere nanavuze ya ruguru, nkaba mbahaye ikaze mwese aho muri cyangwa se aho muherereye ubabasha kumva ururimi nyine rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku inkuru ikomeye cyane cyangwa se idasanzwe y'umuntu cyangwa se yabaye ku mugore witwa Gloria. Inkuru rero tuyitangirana ahantu abantu bari gusohora abandi mu nzu, haba hari gusohoka abana, akana kari gahungu kari kurira, ariko hari n'akandi k'agakobwa ko katari kurira ariko nyine kari kureba ibiri kuba. N'abana bato bari hagati, nyine umwana w'umuhungu yari hagati y'imyaka 6 n'7, ndetse n'umwana w'umukobwa uri hagati y'imyaka 10 na 11. Umuhungu rero bari kurira cyane abaza mama aho bagiye, kuko hari umukecuru buri kubajugunyira imyenda, basohora babwira nabi cyane, abwira mama we amujugunyira amavarisi. Uyu mumama rero witwa Gloria yari afite aba bana bombi, ariko nyine bombi batangira kurira bamubaza, mwaramubaza w'umuhungu ati se mama tugiye hehe? Undi nawe akamubwira ati ntabwo, humura nta kibazo kiri buze kuba, humura nta kibazo Jackson, biraza kumera neza, wigira ikibazo, nurabizi mukecuru ararakara ariko biraza kugenda neza. Ubwo undi mwana w'umukobwa wari uhari, nakubwiye ko ari we mukuru, afite imyaka nyine hagati y'10 na 11, yaravuze ati rega mama ndakubibona ko batwirukanye. Mama we yamurebye ikijisho aramubwira ati Charlotte please wituma Jackson atekereza ibintu bibi, rata turamera neza, muhumure, babijugunye ariko tugiye kubitoragura tugenda. Ubwo hari mu gicuku, hari mu mugoroba nyine, igicuku kinishye, ari nijoro, imvura iri kugwa, maze umumama nyine cyangwa se umugore ukiri muto uri hagati y'imyaka 35 ndetse n'imyaka 39 yafashe rero abana abombi nyine, uwo Jackson akana nyine kagahungu karitwaga Jackson, urumva kari katarageza imyaka 8, ndetse afata na Charlotte mushiki wari nawe mukuru wari uri mu myaka 10 na 11. rero yarabafashe, afata ivarisi, afata n'umutaka, awuha nyine Charlotte kugira agenda atwikiriye musaza we. Baragenda nyine bafata inzira y'umuhanda, baragenda mu mvura nijoro mbese. Mama wabo rero witwa Gloria yahamagaye, yafashe telefone ariko yari yaguyemo amazi, urumva umukecuru yari yajugunye ibintu byose hanze, imyenda, amavarisi, ari kubabwira ngo nibagende bamuvire mu rugo rw'umwana we. Rero yari umukecuru wabyaraga umugabo wa Gloria.
nuvuga ngo umugabo wa Gloria ntabwo yari akiriho, yari yarapfuye, ariko nyine ubuzima nyine bukomeza kugenda nabi kandi Gloria nta kazi yari afite. Ubuzima bwakomeje kugenda nabi rero nyine ubwo nsubiye inyuma mbere yuko mukecuru abirukana, yakomeje nyine gukenera ubushobozi cyangwa se amafaranga ya y'umukecuru kuko nyine babanaga muri iyo nzu. Mukecuru babanaga muri iyo nzu ari ufite akazi nyine kijyanye na business, yari afite gashop cyangwa se ibyo nakita inzu y'ubucuruzi, anakodesha amazu, ariko nyine ayo mazu yari yahaye umuhungu we. Rero kubw'amahirwe make nta masezerano Gloria yari yaragiranye na Frank nk'umugabo we mu buryo bwa burundu, kuko nyine umukecuru cyangwa se mama Frank Makire yahise amwirukana nabi cyane, amukura mu rugo hari hashize igihe umugabo we yitabye Imana. Nuko rero mu marira menshi nyine y'agahinda kenshi k'umugore ariko nyine adasohoka hanze nk'uko abana bo byari bimeze, nk'uko Jackson byari bimeze cyangwa Jackson ndetse yewe na Charlotte byari bimeze ko bari kurira. Urumva imvura yari iri kugwa, kugusohora imvura iri kugwa kandi nimugoroba mu masaha akuze hafi saa 4 z'ijoro. Ni ibintu bikomeye cyane ku mubyeyi uwari ufite abana nyine bakiri batoya kandi yagombaga kurira nyine akereka ko ibintu bimeze neza. Barakomeje rero, urumva yari afite igikapu cyangwa se nakita valise yari yajugunyiwe nyine, yaragiye bagenda mu muhanda, imodoka ziri gutambuka, hari nijoro bari muri kaburimbo. Urumva saa 4 saa 5 z'ijoro zazigiye kugera. Mu by'ukuri nta hantu Gloria n'abana be bari bagiye uretse kuva nyine mu rugo kwa Immaculée gutyo gusa, nta hantu bagiye kubera yari arambiwe uburyo umugore nta kazi afite cyangwa se Gloria nta kazi afite kandi akaba ari we ukomeza kwita ku bana cyane. Immaculée rero umukecuru wita ku mitungo cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'umuhungu we batabyumvaga kimwe cyangwa se batabyumvikanaga. Yari yarimye umuhungu w'ikintu icyo ari cyo cyose gihuye n'imitungo ye, ku buryo n'ahantu babaga yabakodeshaga kandi ari mu nzu ze, ariko akabakodesha amafaranga makeya. Yari yaranze kuha umuhungu we ku mazu, yaranze kumuha ku butunzi bwe. Mbese yari umukecuru mubi cyane kubera ko nyine yari yarabyaye Frank mu buryo nyine bwo gufatwa ku ngufu, bituma rero amufata nk'umwana utari umwana, mbese yabayeho amwanga ku rwego rwo hejuru, ako ntaho kumushyira yari afite. Ubwo bugome bwe rero bwa yakuranye yarera Frank bwaje gukomeza nyuma yuko Frank azanye umugore. Frank yari umusirikare, yakuze ahita ajya mu gisirikare, aza kuzana umugore nyine babana mu nzu y'iwabo, ariko nyine atangira kujya yikodesha kuko nyine yaramubwiye turashatse ugomba kujya wishyura inzu nk'uko n'abandi banyishyura inzu. Ntabwo yamukundaga rwose kandi nta wundi mwana yari yarabyaye. Yahise rero afata umwanzuro w'uko nyine azajya amwishyura, ariko akishyura amafaranga make ugereranyije nyine n'abandi, niyo nyoroshya yonyine yari yaramushyiriyemo. Frank rero amaze kugwa ku rugamba, ibintu byabaye bibi cyane kandi Gloria nta kazi yari afite. Byabaye ibintu bikomeye cyane, bibihurizo kuri Gloria, agakora yinginga Immaculée kugira ngo atamusohorera abana, ariko n'ubundi bikanga bikamera nabi. Jackson rero cyangwa se na mushiki we Charlotte bari abana. Urumva Charlotte yari ari gusoza amashuri abanza, naho Jackson we urumva yari akiri gutangira, yari ataragira ahantu anagera, ariko nyine byari ibintu bikomeye cyane. Muri iryo joro rero bafashe inzira baragenda badafite ahantu bari kujya, maze bageze mu nzira bamaze kugenda ibirometero nka 3, urumva bwari bumaze kucya cyane, bari bamaze kuruha, abana bamaze kuruha. Jackson abwira mama we ati kuki tutari gufata taxi, kuki tutari gufata moto, kuki nta kintu uri kutubwira, turi kujya ahaganayo. Ubwo Charlotte yaramubwiye ati rega byihoreye nyine tugiye gushaka ahantu tujya. Charlotte yari umwana nyine muto, wabonaga uburyo nyirakuru afata nyina, yabonaga uburyo nyirakuru yirwa tukaba yarakuze nyine, abona uburyo nyirakuru abafata bose atabakunda. Aba ari umwana w'umukobwa wakomeye akanamenya ubwenge akiri mutoya, ariko nyine n'ubundi bidakuriyeho ko aba ari umwana, kuko yarahindukiraga nyine akareba hejuru, akareba mama we, ariko mama we nawe nta gisubizo yari afite. Ubwo ngubwo barakomeje baragenda, ariko babonye ntaho bari kujya bahagarara ku kiraro. Ahantu hari ikiraro barahagarara nyine bameze nk'abategereje imodoka, ariko mu by'ukuri ntayo bari bategereje. Ubwo mama cyangwa se Gloria yabwiye abana be ati mutegereze ahangaha, dutegereze ahangaha, murabona burije, imodoka iraza kudufata itujyane tujye tubona aho tujya kuba cyangwa se dushaka uburyo tujya kuryama. Mu by'ukuri Gloria nta mafaranga yari afite, yari ari kubeshya abana be kugira ngo yumve ko batuza cyangwa se bakumva yuko nyine ibintu bidakomeye cyane, ariko mu mutima we ntacyo gukora yari afite. Hatambutse riri imodoka nyuma y'isaha baraho, Jackson we yatangiye no gusinzira kuko imvura yari yahise,
ubwo yari yabambitse ibikote by'imvura yatangiye gusinzira, ariko nyine nyina yamufashe yamwiyegamije nta kibazo nyine kirenze afite. Ubwo Charlotte nawe yari aho nyine ahagaze nyine ntacyo gukora gihari, ategereje igisubizo kiva kuri mama we Gloria. Ubuzima rero bwabaye bubi cyane muri ayo masaha yo gutegereza ko babona imodoka, kandi imodoka batigeze bakomanda cyangwa bahamagara. Byari ibintu bibabaje cyane. Hatambutse rero imodoka kubw'amahirwe yarimo umumama ukuze ariko udakuze cyane, arahagarara nyine. Urumva Gloria yafashe lift nyine cyangwa se yahagaritse iyo modoka irahagarara nyuma yo guhagarika imodoka zitandukanye zamuciye amazi zanze guhagarara ziri kwihuta, kurumva bwari bwije cyane. Uwo mumama rero yarahagaze aragenda araparika, maze Gloria aramwegera amubwira ati mu by'ukuri rwose njye nitwa Gloria, ndi mama w'aba bana bombi, urayitwa Jackson yitwa Charlotte. None se uragira ngo ufashe iki madamu? Ni ukuri rwose badusohoye mu nzu, mabukwe asohoye mu nzu n'abana, iyi saha ntabwo mfite ahantu ho kujya, nta nzu ngira, umugabo wanjye yitabye Imana ku rugamba, yapfiriye ku rugamba, yari umusirikare, hashize rero imyaka 2 apfuye. None rero mama we cyangwa se mabukwe aho twabaga n'ubundi yadukodeshaga, nakomeje kubura amafaranga yo kumwishyura, akazi karabuze, amafaranga bari baduhaye nk'impozamarira nayo yarashize, harayo nashoye arahomba, mbura akazi. N'ubu ngubu rwose narangaye. Mukecuru rero kubera ukuntu adufata nabi, atadufata nk'abana be, dore ko n'umugabo wanjye atamufataga nk'umwana we, ubu ngubu yadusohoye rwose. Ubu tugenze ibirometero 3 muri iri joro twabuze aho twerekeza. Sinzi niba watuvana ahangaha byibura ukatujyana nk'ahantu waba uzi umuntu ashobora kwikinga, cyangwa se nubwo twarara muri iyi modoka yawe aho wayiparika nijoro nta kibazo, ariko abana bagasinzira kuko urabona imbeho irabishe n'imvura yabanyagiye. Uwo mama yaramubwiye ati ntabwo nkunda gufata abantu ntazi, ariko nyine bitewe n'ibintu ndi kubona ntabwo ngendeye ku byo umbwiye, kuko ibyo umbwiye ushobora kuba uri kumbeshya, ako bigendeye ku byo ndi kubona akaba ari n'abana, mujye mu modoka nta kibazo. Hari ibintu mufite binini byinshi? Hoya n'iriya varisi gusa, nta bindi bintu dufite. Toke mushyire varisi muri boot, ubwo ngubwo bana binjize, nawe ufungure winjire tugende. Ubwo nuko byagenze, maze bajya mu modoka nyine. Umumara batwara, urumva bwaba bumaze kwira cyane, hafi saa 6 zishyira z'ijoro. Barakomeje bagenda ibirometero byinshi, agenda amubaza nyine amakuru, uti none se ubwo ngubwo abana barabayeho bate? Urateganya ko abana bari bubeho bate? Ko ndeba ukiri muto, kubera iki wowe utashakishije izindi mbaraga zitatuma ushingira ku mugabo wawe? Amubwira ati nta kintu ntakoze, ariko nyine urumva nari mfite business, nacuruzaga imyenda rero yaje guhomba bitewe nuko ibintu nyine byakomeje kuba byinshi binkonsoma, amafaranga nkagenda igishoro nkimarira mu bijyanye n'ibibazo bya buri munsi, kwishyurira abana ishuri, amafaranga birangira ntakibona amafaranga yo kuranguza. None ubwo ngubwo se uri guteganya iki? Wowe nta wanyu ugira se? Toya nanjye ndi imfubyi, ntabwo ngira ababyeyi, ariko nyine ngira nyogokuru, ariko nawe arikeneye cyane rwose. Ubundi gushaka uburyo mu gitondo ntegera abana maze bakajyayo, ngiye ngashakisha ubundi buzima, kuko njye ntabwo najyayo, kuko naho nta buzima buhari, no kugira mbe mbafashishije yo gutyo gusa. Ubwo yarambwiye ati sawa tugende rero iwanjye, hari aho kuryama, mfite inzu mu gikari mwaryamamo, ariko nyine ntabwo muzahatinda, urakomeza ushaka igisubizo cy'ibibazo byawe n'ibintu nyine byatuma aba bana babaho kandi bakaba uri mama wabo, niwe wababyaye. Ugomba rero kubaruhira, ntabwo wavuga ngo byakunaniye bo, ntabwo ejo uzabibabwira, ntabwo bishoboka. Gloria yaramubwiye ati ni ukuri kose mbaje kugushimira, urakoze kubw'iki gikorwa cy'ibanze, uzabibona ko nta kubeshya, mbese ko ibintu byose nkubwiye byari byo, nta kintu nigeze nkubeshya. Ati rero n'ubundi igisubizo, n'ubundi maze iminsi nirukanka, n'ubu ngubu akazi nuko nakabuze, ariko ndacyashakisha, ntegereje ko bazampamagara kuko nize ijyanye no kwigisha, ariko nyine nari narabuze akazi. N'ubu ngubu nagiye muri business kubera kubura akazi. Ati okay, ufite se diplome? Ati ndayifite rwose, ntara mu gikapu niyirimo, ntabwo nayisiga, nta bindi bintu nari mfite, nta myenda. Ibintu byinshi byadushizeho muri iyi myaka 2 ishize, twagize ubuzima butari bwiza. Ikintu nari nsigaranye ni ukwishyura abana ishuri, nabwo sinayinze igihembwe gitaha, sinzi aho nari buzayakura, uretse ko nyine iryo bararivamo, nta yandi mahitamo mfite. Ati hoya abana ntukabavutse ishuri, nyine nanjye nta mahitamo mfite, nabigenza ntese. Okay, nta kibazo tugende, nawe ndabona ufite ibitotsi, isinzirire, ubwo ngewe ndabatwara
ndabakangura tugeze mu rugo ko nanjye ni kure nari nagiye gusura umwana wanjye tuye iriya hirya ati murakoze nta kibazo. Ubwo baragiye baragenda nyine bumva hari kure cyane, bafashe urugendo rufata nk'isaha yose bari mu nzira, Gloria yasinziriye, abana basinziriye, ku buryo nyine bwari bugoye ko wananirwa kubona ko abo bantu rwose bari bakeneye ubufasha cyangwa se bari indushyi zo ku muhanda. Ubwo ngubwo uwo mumama yaragiye arabageza iwe arababwira ati njyewe nitwa Jacqueline, rero ntabwo nari nabibwiye ariko nuko nitwa, so rero hano mu rugo nta bantu benshi haba nyine abana banjye n'abuzukuru banjye, ariko abenshi ni abashyitsi bari hari mu iyi minsi kuko nabaje kunsura mu projet yanjye. So rero hari inzu ya Nex mushobora kujyamo, harimo ibitanda 2 ndetse ndaje ndebe ko mbwira umukozi abazanire n'igikoma munywe, dore murabona ko mukonje kandi bishobora kubagiraho ingaruka zitari nziza. Yaragiye yarafungura arabinjiza maze bicara nyine ku buriri. Ubwo ngubwo aho Gloria yicaye yarari kwibaza ukuntu ari bubigenze, ubuzima bwamucanze, afite agatelefone nako kaguyemo amazi, nta kintu mbese ibintu byamubanye bibi. Ubwo yatangiye gusukura agatelefone ke, tangira kugahuhamo. Ubwo abana yahise yababyamisha nyine, yaba Charlotte nawe yaramaze gusinzira, Jackson urumva yari yabereye intere ku kiraro aho bari bategereje imodoka cyangwa se lift, byari byananiranye. Kurumva zazimaze kugera hafi mu masaa 7 n'igice zishyira saa 8, bari bameze nabi cyane. Ubwo ngubwo rero Jacqueline nyine yabazaniye igikoma nk'uko yari bibabwiye, yahaye umukozi igikoma arakibashyira baranywa. Urumva Gogo yabyukije abana cyangwa se Gloria yabyukije abana be, abaha igikoma nyine bari babazaniye mu gateremusi, bazanye n'udukombe arabaha. Abana nyine bafata ubuyanja barongera barisinzirira. Ubwo Gloria yicaye ku gitanda cyangwa se hahandi bita niba ari ukuboko kw'igitanda, ari kwibaza nyine ukuntu agiye kubigenza, ari kwibaza aho hantu niba ari buhatinde. Nabwo byagaragara ko atagomba kuhatinda kuko nyine byagaragara ko ari inzu y'umukozi nyine uba utakiri aho ngaho, ariko ni time cyangwa se igihe cyose yaza kandi akokipa iyo nzu. Ubwo urumva aho naho bari kwa Jacqueline nta gihe bagombaga kuhamara, byari bigoye cyane, ubuzima bwari bwamucanze nawe ntacyo gukora afite. Ubwo ngubwo rero hashize iminsi 2 bari aho batunzwe nyine na Jacqueline, akaza akabitaho akamubaza ati nese nta kiragenda, mbwite telefone yanjye yarapfuye, ubu ngubu nta telefone mfite, yaguyemo amazi cyagiye mu mvura kandi byarayangije ku buryo ntabasha kubona uko mbona telefone cyangwa ubundi buryo. Namubwiye ati okay nta kibazo, hari mfite telefone itagikoreshwa yakoreshwaga n'umwana wanjye, ndayizana ushyiremo umurongo, noneho urebe ko wagira nimero uhamagara kugira ngo bagufashe, kuko nanjye urabona ntabwo nyine nakomeza nyine kubafasha mu buryo bungana gutya, mfite ibindi bintu mbomba kwitaho, bwari uburyo bwo kubakura ku muhanda. Ubwo hari hashize iminsi 2 abana batajya ku ishuri, mbese ibintu bigoranye cyane. Ubwo ngubwo hashize iminsi 2 urumva bari bamaze hafi amasaha 48 aho bari gushyira kuri 72 cyangwa se ku minsi 3. Jacqueline yakomeje kubitaho nyine, yabonaga ko Gloria nta kintu na kimwe afite cyo gukora cyangwa se nta mahitamo afite. Ubwo yahamagaye nimero zose ku munsi wa 3 nyine Gloria yarabatakira abwira ati se ntabwo wamfasha. Yahamagaye nimero zirenga 5 z'abantu b'inshuti ze, ariko bose bamuhakanira, buri wese amubwira impamvu nyine z'uko bitakunda ko amufasha, z'uko wenda yumvise ibibazo ariko nta kintu nyine babikoraho. Baramubwiraga bati wowe gume aho ngaho uturije, icyo nzi cyo umuntu wagiye kugufasha ntabwo yakurekura, wowe guma aho ngaho, ni umugizi wa neza cyangwa se n'umugira neza, ntabwo azagusohora mu nzu gutyo gusa, bawihanganye. Ariko ngiye rwose mfite inzu, urumva icyumba kimwe na salo, mfite inzu irimo abantu benshi, mfite umugabo wanjye bitakunda ko haza abantu hano, mfite umugabo bitakunda kuza hano, uri umugore ufite abana, mfite umugabo nyine. Buri muntu wese yahamagaraga yamubwiraga impamvu zitumvikana cyangwa se impamvu zigoye ku buryo bitabasha gukunda ko nyine amucumbikira. Ubwo bamaze iminsi 4 Jacqueline avuye mu kazi nimugoroba, yaraje asanga Gloria aho yarari nyine koza ibyombo. Urumva yari yaramaze kuba umuntu waho mu rugo, atangira kujya yihuturimo nyine kugira ngo babone ko byibura ubwo buryo bwo kubaho bamufasha nawe hari icyo yabasha gukora.
nakubwiye ko yari umugore uri hagati y'imyaka 35 na 39, urumva yari umugore ukiri mutoya, ntabwo byari ibintu bigoye cyane kumubona mu rugo kandi yari atarasaza cyane cyangwa se ngo asaze mu buryo nyine bugaragara. Rero Jacqueline yaragiye aramubona, amubonye muri lavabo ari koza ibyombo, arambwira ati none se Gorgo tikarame, none se ninde wakubwiye koza ibyombo? Kandi nabonye nyine umukozi afite akazi kenshi, numva kumufasha ntacyo byaba bitwaye, nubwo buryo namufashijemo. Ni byiza cyane. None se ikarame, ubu ngubu urabona ubu buzima buzabugumamo kugeza ryari? Urabona nzakomeza kugufasha kugeza igihe ki koko? Ko nanjye imbaraga zanjye atari nyinshi cyane nk'uko wenda ushobora kuba ubikeka. Gloria yabwiye uwo mumama nyine cyangwa se Jacqueline ati ni ukuri nta yandi mahitamo mfite, ndagushimira kandi nkomeje kugushimira ku bintu wagiye unkorera cyangwa se ibintu mfashije muri iyi minsi, rwose uri imfura, warakoze cyane, ndabigushimira. So rero kuba narinje gufasha nyine umukozi, numvaga nyine ntakomeza gupfa ubusa, njye namenyereye gukora, iyo mbonye uburyo ndakora, ntabwo ndi umunebwe ku buryo uretse amahirwe make nagize nyine y'urushako, nabwo ariko atari umugabo wanjye, cyangwa se ubuzima nyine ni ubuzima busanzwe bugiramo ibibazo byinshi, n'amahirwe make nagize, ariko ndi umukozi ku kintu cyose nabasha gukora cyangwa nashobora. Gusa ntabwo ndi buze kubyumva, nyine nagusabaga ko washakisha uburyo ushaka ahantu waba ugiye kugira ngo urebe ko wafasha nyine aba bana bawe, kuko urumva nanjye mfite abantu benshi mfasha kandi bintwara ubushobozi bwinshi ku buryo ntabwo nyine ari byiza ko nakomeza gukorera ibintu bidafite intego cyangwa bidafite igisubizo na kimwe. Ndamwinginga ati none se waretse basi iki cyumweru kikarangira, ko ndi gukomeza guhatiriza inshuti zanjye, abantu tuziranye, nkareba yuko byibura hari ikintu bamfasha, hari nawe akemera gufata umwana umwe, undi agafata undi, ngiye ngashaka uburyo basi nubwo najya ku muhanda ariko abana banjye mvuga nti hari umuntu uri kubitaho nubwo baba batari kumwe. Ati nta kibazo, icyumweru nta kibazo, ndakikwihanganira, ariko ushakisha uburyo nyine ushaka igisubizo cy'ikibazo wahuye nacyo, kuko ntabwo ngomba kuba ubazwa inshingano y'ikibazo cyawe. Ndabyumva rwose kandi murakoze. Sawa byoze nta kibazo, icyumweru rwose ndakikwemereye, nanjye ndi umubyeyi ariko nta kukirenza rwose, waba nanjye uri kungora cyane kurushaho. Ubwo ngubwo Jacqueline nyine yarigendera, urumva yaravuye mu kazi nyine, nuko yari amubonye gutyo gusa mu gikoni, akibaza impamvu nyine yatangiye kwiha imirimo, ariko nta kindi gisubizo Gloria yari afite uretse nyine gutangira kwiyintegra, kumva yuko yakishyira nyine mu mwanya wo gufasha nawe akagira ikintu cyangwa nk'uruhare atanga mu rugo rw'abandi yajemo ku buryo bw'amanzaganya nk'uko wabyumvise byatangiye. Ubuzima rero bwarakomeje, maze Gloria akomeza imirimo nyine yo mu rugo, akafasha muri icyo cyumweru yari yamwemereye, urumva ni iminsi 7 nyine irenga ku minsi 4 bari bahamaze. Yagerageje gukora uko ashoboye, ibintu byose akajya bishyira ku murongo, mbese Jacqueline agasanga ibintu rwose biratunganye, umukozi wabaga ari guteka, Gloria nawe yibereye ari koza ibyombo, umukozi yaba ari mu byombo, Gloria akaba ari gufura imyenda, mbese ku buryo bigaragara ko nyine Gloria ari umukozi kandi utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Jacqueline rero umutima we byatangiye guhinduka, atangira kubona akunze abana, atangira nyine guhamagara Jackson, akabona n'akana gateye impuhwe ka Charlotte, n'akana gateye impuhwe, ukakareba ka Charlotte, akareba ukuntu gakora uturimo, akareba ukuntu gafasha mama we, mbese akabona n'umuryango wari wishimye ariko wagize ibyago nyine byo mu buzima. Ubwo buzima bwarakomeje nyine. Gloria rero aza guhamagarwa na Sara. Sara yari mwarimu nyine wa Jackson ndetse na Charlotte ku kigo bigagaho, yari afite umugabo witwa Bernard. Sara arahamagara Gloria kuko we nta nubwo Gloria yari yamutekereje mu byo kumuhamagara cyangwa nk'inshuti yamufasha muri ubwo buryo, yari mwarimu w'abana be gutyo gusa. Yaramuhamagaye amubwira ati Gloria makuru ni meza, none Jackson ndetse na Charlotte ko badaherutse kuza ku ishuri, hashize iminsi igiye kuba 10, bimeze bite? Bararwaye cyangwa kuko ni n'abantu baje kukureba batubwiye ko ngo batazi iyo wagiye? Abana bimeze bite? Wagiye hehe ko abana bavukije uburezi kandi ibintu bitari byiza rwose, utanatubwiye byibura ngo imyanya yabo tube twavuga ngo tuyishyire ku isoko, nta kintu watubwiye amakuru yawe. Ati rwose Sara, mbabare kuba ntarabikubwiye, nabuze nimero yawe kubera ko ngewe nyine telefone yanjye yagize ikibazo, ariko ubu ngubu ndayifite nta kibazo, ariko nyine nagize ibibazo nyine, urumva kireka duhuye nkabikubwira turi kumwe, ariko ubanza ahantu ndi ari na kure yaho uri, sinzi niba rero wakigora ugashaka umunsi tukazaganira, ariko turi kumwe niba bitakugoye, kuko inkuru yanjye ntabwo nayikubwira gutya gusa kuri telefone, ni ibintu bigoye nyine cyane.
yaramubwiye ati okay nta kibazo. None se Jackson ameze ate? Araho nyine ameze neza nubwo atari neza cyane ariko ameze neza. Charlotte se we bite? Nawe ameze neza biraho bameze neza mbese nta kibazo. Okay nanjye rero amuha umunsi aramubwira ati kuwa kabiri nzataha kare, urumva nzataha mbere ya saa sita, sinzi niba twahura rero tukaganira, ndaguha location dushobora guhuriraho tukaganira, ukambwira ikibazo gihari gituma ukura abana mu ishuri gitaraganya kandi bana b'abahanga, sinzi ikintu waba warabikoreye. Nta kibazo rwose nzaza rwose nta kibazo. Ubwo iminsi yari icumye nyine ariko wa kabiri nyine ajya kubonana na Sarah mwarimu wa Jackson ndetse na Charlotte. Barabonanye bicara ahantu bategerereza imodoka, maze Gloria yatangira kumubwira ibibazo yahuye nabyo. Sarah yamubaje ati mbwira rero kagira inkuru ukuntu kura abana mu ishuri b'abahanga kuriya bafite ejo hazaza kuriya, ukabakura mu ishuri utavugishije principal, utavugishije njyewe, utanavugishije n'abarimu uwo ari we wese, kubera icyo wabikoze. Ati rero Sarah ibintu byambayeho nagahomamunwa, amubwira inkuru yose, amubwira uburyo nyine yirukanywe na nyirabukwe, amubwira uburyo ubu ngubu ahantu ari kuba naho batamushaka mbese bari kumwinuba, amubwira uburyo ubuzima bwamugoye, uburyo ari kubaho nabi, uburyo ari kuba watotejwe mbese ko bimugoye. Ubwo ngubwo Sarah aramubwira ati okay nta kibazo nyine komeza, ariko njyewe numva abana batazira ibyo bintu, nanjye ntabwo nyine bimeze neza, ariko rwose abana ntabwo nshaka ko bareka ishuri. Bari abana ni abahanga, Jackson nubwo ubona ari umwana ni umuhanga, ndetse Charlotte we ararenze. Sinumva rero ukuntu iki gihe cyose bagiye kukimara batiga, ubwo si ibizamini, ubu si ubuzima bwabo uri kubuteganya ute kubona nta gisubizo cya hafi ndi kumva ufite, ubu ngubu urabigenza ute? Ati nanjye nabuze uko mbigenza, keretse ahantu nyine umukecuru waduhaye lift ni nawe ubu ngubu niho n'ubu tukiri, wumve ngo nta yandi mahitamo. Rwose birankomereye, nanjye nayobewe ikintu nakora, umutwaro nikoreye rwose upima ibiro bindenze. Okay none se wampaye ba Jackson na Charlotte nkabitwarira basi nkagerageza kureba ko hari ikintu nabafasha, gusa nabwo ndabanza mbaza umugabo, ndabaza umutware numve Bernard nabyemera rwose ejo uzabohereza ndazi kuguhamagara, kuko nyine nge numvaga wabampa, ariko sinzi niba Bernard abyemera kuko nawe uramuzi ukuntu afunga umutwe. Ntabwo rwose umugabo wanjye mwizeye, gusa ku bwanjye wakabohereje, wenda wowe ukashakisha ubuzima ukwawe, ariko abana ntibari ishuri bakagenda bakabana n'abanjye mu rugo bakiga nk'uko abandi bose, batagomba kuvutswa ubuzima bw'ishuri. Ubwo Gloria yaramushimiye aramuhobera ati nuko urakoze Sarah, ntabwo uri umwarimu w'umunyeshuri gusa cyangwa se w'abana banjye gusa, wanababera mama wabo rwose. Ukuntu mbibonye uri umubyeyi mwiza cyane, uburezi bukurimo rwose impande zose. Rero urakoze cyane, genda ubiganirize nyine umutware, ubwo ngubwo nabyemera rwose muraba mumfashije, kandi nzabitura nanjye umunsi umwe, ndabizi ko Imana izangirira neza. Woya ntugire ikibazo, biragoye ariko Imana izabikora. Ujye wumva ko ufite icyizere, nta kosa riri mu bintu wakoze. Ikintu cyose wakoze kuba weberemeye uriya mugabo mudasezeranye nuko mwakundanaga, kandi yari umusirikare, kuboneka byabigoye, mbese no kuba byararangiye kuriya nta kimwe wagizemo uruhare, kandi ndakumva cyane. Ni ibintu byaba kuri mu mutegarugori wese, umukobwa cyangwa umugore uwo ari we wese yahura n'ibibazo uri guhura nabyo. So ntukiblaminge rero cyangwa se wumve ko wiciriye urubanza, ahubwo ikintu tugomba kurokora ni abana nta kindi, naho wowe uri mukuru. Aturakoze rwose, uzaba umfashije kandi abana banjye rwose uzaba ubabereye umubyeyi mwiza. Sawa rero reka ngende, ubwo Bernard nabyemera ndahita nkubwira ejo mu gitondo cyangwa se saa sita ngiye mu kiruhuko nzaguhamagara tuvugane. Sawa. Ubwo baratandukanye, Gloria nyine asubira mu rugo, amuha agatike ambwira ati tega ugende nyine aha twahuriye, urabona hari kure, genda ugere mu rugo hakiri kare batakureba nabi kandi wite ku bana. Turakoze. Ubwo amuha agatike nyine afata akamoto, Gloria arataha nyine asubira kwa wa mukecuru cyangwa se wa mama ukuze witwa Jacqueline. Tugezeyo Jacqueline yamubajije ati aya masaha se uvuye hehe? Ni umuntu twagiye kubona nawe inshuti yanjye, ndi gushakisha nyine igisubizo cy'ibibazo nk'uko mwabinsabye, ubu mbirimo. Nta kibazo, ni byiza, gerageza rwose inshuti zawe zivugishe, nanjye nzagufasha uko nshoboye, nzajya nagusura aho uzajya, ariko hano ntabwo byakunda rwose Gloria, ntabwo nakwima ikintu gishoboka. Rwose nkomeje no kubashimira, Imana nibimfashamo nzabona igisubizo cy'ibibazo byose ndi kunyuramo. Ati nta kibazo rwose ndagushyigikiye. Ubwo ngubwo hagiye Sarah, nawe nyine we ageze mu rugo
abwira nyine umugabo we nimugoroba arambwira ati Bernard nashaka ko tuganira ko bari bamaze kurya nyine bari ku meza bari bafite nabo abana bakuru. Bernard rero yari umugabo w'umuganga ukomeye cyane wize ibintu bijyanye n'ibintu by'ubutabire, yari umuganga rero ukomeye. maze rero abwira umugore we Sara ati none se hari ikibazo ati nyine hari abana ndi gushaka bafite ibibazo. Hari umugore tuziranye w'inshuti yanjye aho nigisha, yari afite abana b'abahanga cyane, akana kitwa Charlotte, akana kitwa Jackson, baravukana, ni utwana tubiri tuvukana, ariko nyine twabuze kivurira. Amubwira story yose nyine ya Gloria, arayimubwira, arambwira ati nuko bimeze, nuko rwose bimeze, toke nta kibazo, ndagenda bitekerezeho, ninsanga byakunda ndakubwira, ku munsi w'ejo nzakubwira, nta kibazo, turakoze cyane. Ubwo Bernard yari umugabo utavugirwamo nyine, utabwira ibintu bimutuyeho gutyo gusa ngo abyumve, yari umuhanga cyane mu bijyanye n'imiti no kuvura. Urumva rero ntabwo byari byoroshye kugira ngo nyine umubwire ikintu ahita cyumva gutyo, yagomba gushyiramo imibare myinshi mu kintu cyose yabaga ari gutekereza, akabona nubwo yabibwiwe na Sara umugore we, rwose yabaga ari umugabo nyine ushyira mu nyurabwenge yinshi cyane, cyangwa se logique, ku buryo ibintu nyine bifataho umwanzuro uboneye cyane. Rero yakoraga mu kigo cy'ubuvuzi cy'umuganga witwa Cecile cyangwa Dr Cecile. Cecile yari umuganga ukomeye cyane ufite ibitaro byiwe bwite, yakoragamo nyine bamwitaga Dr Cecile. Yari umuganga rwose wo ku rwego rwo hejuru ndetse w'umukire w'umunyamafaranga. Bernard rero yari umuganga nyine mu bitaro byo kwa Cecile. Ubu ngubwo Bernard yari yagiye mu kazi nyine, ari gutekereza ukuntu ari bubwire umugore, ari bwemerera umugore, buhakanira umugore nyine ko azana abana batari ababo, cyangwa se ari bubimwemerere, ari kubitekereza, byamucanze yabuze ikintu akora. Noneho Cecile rero yamutambutseho, ariko Bernard ahita yiyumanganya nyine, yifata nkaho nyine nta kintu cyabaye. Cecile amubaza Bernard tikarame doctor meze ute? Meze neza. Tunisubize ko duhuye nagushakaga. Oya ntabwo bishoboka. Nagushakaga ahubwo nyuma saa 7 nsange muri office saa 8, hari akantu nshaka kukubazaho, hari ikibazo nshaka kukubaza. Nta kibazo rwose ndaza doctor. Ko Bernard yari umugabo umaze nyine imyaka myinshi akora mu bitaro bya Cecile, byari abantu baziranye bumvikana, mbese ari abantu nyine buzura, ariko nyine Bernard urumva yari umukozi muri ibyo bitaro. Saa 8 zarageze, Bernard ajya kureba nyine boss kazi we, cyangwa se boss we Cecile mu biro bye. Aragenda arakomanga, Cecile aramubwira ati karibu Bernard. Bernard yarinjiye aricara, maze amaze kwicara aramubwira ati okay wahageze, tufata agacyayi nyine ubanze umanura akavumbi, ndabizi wowe wakoze cyane, uritanga kandi uri muri bamwe bindashyikirwa muri iki kigo, kuva wagera ahangaha mu myaka irenga 10 uhamaze rwose Bernard, ndagushimira. Nubwo ngushimira mu buryo bw'ibihembo, ariko mba nshaka no kugushimira mu buryo bukomeye cyane. Ati ni byiza cyane rwose, ndabyishimiye doctor, biranshimisha rwose iri gutera imbere, biranshimisha kubona ibitaro bifite aho byavuye, biranshimisha tekinoloji imaze kugera muri ibi bitaro. Ni ibintu numva yuko nanjye bintera ishema gukora cyane ntaruhuka. Ni byiza rero, kandi nawe ndabigushimira rwose, uri umukozi mwiza nikundira, kandi utekereza nyine ibintu byo gutera imbere, kandi bidufasha mu iterambere ryinshi cyane. Ni byiza rwose. None se uri kwibaza ikintu naguhamagariye? Oya ntabwo ndi kukimenya, ariko nyine ubwo muraza kumbwira nyine. Ikintu naguhamagariye ni deal ikomeye, cyangwa se ni ikintu gikomeye ubu ngubu ngiye kukubwira. Urabona ibitaro byacu bimaze kuba ibitaro bikomeye cyane, bimaze kuba ibitaro bizwi n'abantu benshi, abantu bakomeye. Urabona ko basigaye bivuriza hano, nawe ubwawe bitewe na serivisi y'abantu bamaze kukumenya. Rwose ni ibintu bindashyikirwa tumaze kugeraho. Ibyo rero nibyo byatumye inkuru ngiye kukubwira ibaho, kandi ni ibintu tugomba kwitaho tukitondera, kandi tukabikora mu buryo bwacu, kuko ni ibintu biduha inyungu. Nawe noneho mu buryo butari ubw'umukozi, ahubwo ni inyungu bwite, kuko nawe urabigiramo inyungu. Ese biteye bite? Ati rero Bernard, ubu maze icyumweru ndi mu kwibaza ikintu nzakora, ariko byancanze, ndavuga nti reka nguhamagare, wenda hari ikintu wanyungura. None se kutari kumbwira, uri kunyicisha amatsiko rwose, biri kungora. Mu minsi 7 ishize hari umugore waje ahangaha ari kunshaka, bari bamundangiye nyine, bamubwiye ko yanshaka tukavugana. Rero uwo mugore ni umugore
ukiri muto bigaragara nyine ko afite amafaranga, ni umugore ufite amafaranga, mbese umuryango we wose ubanza ari abantu babaherwe ku rwego rwo hejuru. None se uwo mugore ni iki cyamugenzaga? Ati ikintu cyamugenzaga rero kiratangaje. Ati yaraje yambwiye ko yitwa Grace. Ati umugore rero yaraje ambwira ko afite musaza we ariko nyine umukurikira witwa Martin. Ubwo ngubwo ikintu yari ari kunshakira Grace, yanshakiraga ko tugomba gushaka uburyo ki nk'ibitaro byacu yari yizeye tukabashakira umugore cyangwa se umukobwa, ariko yumvaga yifuza umugore kubera ko yari yizeye yashakaga umuntu ubyara, tukamushakira umugore ubasha kubyarira musaza we kandi bataryamanye. Ati ubu ngubu ni ibintu yambwiye amafaranga azabyishyura, ni bya bindi bitwa in vitro nyine fertilization, nibyo ari gushaka. Arashaka mbese umuntu babyarana ariko bataryamanye, arashaka umuntu umutwitira, bafata intanga ze nyine uwo Martin bakazishyira muri uwo mugore maze akamutwitira inda ye akamubyarira umwana. Ubwo rero uwo mugore ngo bazasinyana kontra ifite ibyo igenda ikurikiza nyine bitandukanye. Ati ubwo ngubwo nashakishije umuntu wakemera ibyo bintu, nshakisha uburyo nabikoramo. Mu bantu tuziranye benshi ni abagore bafite abana n'abagabo babo, abenshi ntabwo nzi ko babyemera. Abakobwa nagerageje kubibwira barampakaniye ngo ntabwo iyo kontra ko nayo nayibasobanuriyeho, barampakaniye ngo ntabwo babyemera. Mbese ubu ngubu ngomba kuvugana na Grace mu minsi 14 kuyampaye igihe cyo kubitekerezaho no gushaka uwo muntu, nkaba mubonye nkamutegura akabyemera, akaza hano akanasoma kontra, mbese ibintu byose nkaba namubonye. Rero urabona hasigaye iminsi 7. Byancanze rero sinzi ukuntu ndi bubigenze, ntabwo nzi ko ndi buze kubona uwo muntu. Rero mu bantu bose bakora muri ibi bitaro niwe muntu nabonye ushobora kuba uziranye n'abantu benshi, ushobora kuba mbese bitewe na experience ufite, ndakwizeye ko uwo muntu utamubura. Mfasha rero rwose, ntabwo nshaka ko aya mafaranga tuyabura, kandi nawe urumva amafaranga bafite ni menshi cyane ku rwego nawe ubwawe udashobora kumva. Ubwo Bernard yaramubwiye ati Dr. rwose umaze kubona ko nanjye ndi umuntu ufite agaciro ku buryo usigaye umbwira deal nk'izo, usigaye umbwira ibintu nk'ibyo. Urabona iyi serivisi tuyizanye vuba ariko abantu benshi ntibaramenya ko tunayifite, ariko urumva umuntu tugiye gukorera iyo serivisi bwa mbere tugomba no kuyigaragaza, mbese urumva ni ibintu tugomba gushyiraho umutima wacu wose. Atoke ngiye kubitekerezaho ndareba ko uwo muntu namubona, gusa icyo nkwijeje ni uko tugomba kubikoraho twembi kandi tukamubona. Turakoze cyane. Ubwo ngubwo wagenda ariko nyine bitekerezeho, ndakomeza nkubaze. Ntabwo rwose ndibuze kuguha akaruhuko muri iyi minsi, kuko ntabwo nshaka ko iminsi 15 izagera ntarabona uwo muntu ku meza kandi wemera ibintu byose biri muri kontra. Ati nta kibazo. Bernard yaratashye byamucanze ari kumva deal noneho yabaye yahatari. Ubwo aragenda yicara mu rugo. Ubwo Sara nawe mugore we nyine yarategereje igisubizo agomba kumuha, bitewe nuko yari yarayamubwiye ngo aramuha igisubizo uwo munsi cyuko babana nyine ba Gloria bashobora kuza kubaho ngaho, ari bo Jackson ndetse na Charlotte bagakomeza ishuri nkuko byagombaga kugenda. Ubwo ngubwo yageze mu rugo nyine amaze kwicara nyine bamaze gufungura ibya nimugoroba, nyine Sara nyine aterura ijambo aramubwira ati rero mugabo mwiza, ejo wambwiye ko umunsi uri bumbwire rwose hariya hari umugore uhangayitse, ufite ubuzima bubi, ufite ubuzima butameze neza, bumugoye rwose, umeze nk'uri kurara muri rigore ku bijyanye n'uko naho ari bari kumwirukana. Rero kugira ngo bari abana batoya bagende bajye kurarana nawe muri rigore, waretse kuko bakaza bakabana n'abandi bana bagenzi babo, ko nta kintu gitandukanye bazaba bakonsoma ahangaha kidasanzwe tudashoboye, wambabare ko ugatuma dufasha Gloria rwose. Ati ahubwo turetse no kubafasha, ndagira ngo ubwire uwo mugore ejo azaze n'abana be bose hano, hari ikintu ushaka ko tuzaganiraho. Ati ni iki se ko numva ibyo uvuze bitandukanye? Ati we ntabwo nshaka kubikubwira, ntabwo nshaka kubiganiriza uwo mugore udahari, wowe umuhamagare azane n'abo bana be, ibyo byo nabyemeye ko baza abo bana, ariko n'uwo mugore ndi kumushaka, si ukuguha abana ngo abohereze gusa ntamuzi, ari n'ikindi ndi kumushakira. Wowe mubwire azaze ejo azane n'abana be hano, dufite uburiri bunini, dufite inzu nini, ntabwo bazabura aho baryama, ndi kumushaka mbese. Nta kibazo ndamubwira, ariko urantunguye ukuntu wari wabyanze, mbona utazabyemera birantunguye no kubaho ubwo umugore ushaka ko nawe aza kurara hano. Wowe mubwire gusa nicyo ngusabye, ejo nzakubwirira hamwe uzabimenyera hamwe nawe.
kandi ni wowe nawe gusa nzabibwira abana bo ntibareba, abana bajye ku ishuri babe hano nta kibazo, ibyo ndabikwemereye. Ubwo Sara nyine yarishimye cyane, ahita ajya ku ruhande nyine muri iryo joro ahamagara Gloria aramubwira ati umva Bernard yabyemeye, ejo mu gitondo nanze kurarana inkuru, ejo mu gitondo rwose uzinduke cyangwa se wenda nimugoroba uzana abana uze nawe muze hano mu rugo, Bernard yabyemeye. Yaramushimiye cyane. Gloria aramubwira ati umva uri imfura, urakoze cyane, ibintu nkoreye rwose nta wundi muntu ushobora kubikora, ni Imana rwose iguvugiyemo cyangwa se igukoreyemo. Ati hoya rwose rega Bernard ni umugabo mwiza, n'ubundi nubwo numvaga yuko atari bubyemere ariko nabonye noneho yaramaze guhinduka, ubanza sinzi yabyemeye rwose. Nanjye byantunguye kuko ejo mbimubwira nari nanze kuguhamagara ko numvaga nyine ari kubidutaho cyane, ariko bitekerezaho cyane, ariko uyu munsi yaje nyine ari nawe yari yambwiye ko agomba kubimbwira. Yaje rwose yahindutse umwana mwiza, arambwira ahubwo ati nawe mubwire uze unarare hano, sinzi ngo hari ikintu ashaka kutubwira njye nawe turi kumwe. Ubwo rero ndi gushaka ko ba Jackson rwose na Charlotte bajya kwiga, abo bana ndabakunda cyane rwose, ntabwo nifuza ko bazaba imbobo zo ku muhanda cyangwa se inzererezi, byazatuma ari ibintu nanjye nzicuza ubuzima bwanjye bwose. Ubazane rero. Ati sawa nta kibazo, ubwo ngiye kuvugana na Jacqueline mu bisezere, ejo rwose tuzaza. Ati sawa. Ubwo rero mu gitondo Jacqueline agiye kujya ku kazi, Gloria yaraje nyine mbere yuko ahagurutse imodoka nyine ngo igende, ari mu idirishya aramubwira ati mabuja rero byabaye ngombwa ko ya mahirwe mwansabiraga nyabona, uyu munsi mu gicamunsi turava aha nyine tugende, tugiye ku mwarimu nyine w'abana banjye witwa Sara. Ni ibirometero byinshi uvuye ahangaha, ariko nyine niwe wabashije kumva nyine inkuru yanjye, akumva yuko hari ikintu yamfasha, ntabwo nyine ari ibya burundu cyangwa byinshi cyane, ariko nyine ndamwizeye, abana bo barabonaho kuba byibura. Ati ni byiza cyane rwose Gloria, ni byiza ndabyishimiye cyane rwose, ugende abana bitabweho. Nanjye ntabwo nifuzaga ko bamera batyo, ariko nanjye numvaga hano urabizi, nubwo ntakubwiye impamvu uri izanjye bwite, ariko ntabwo byari kunkundira. Ibyo nakoze nibyo nari mbashije, ariko ahandi sinari nyishoboye, ni ukunyihanganira. Akira rero aya mafaranga muze kuyakoresha mu rugendo, rwose ndakeka ari bubakorere, mugere rwose kuri uwo mwarimu wanyu abashe kubafasha, nanjye ko nzabasha nzajya nza ngusure, ariko hano ho ntabwo byankundira, uranyihanganira. Murakoze rwose, mwaranakoze, kuko nubwo Sara yampamagaye ntabwo nari kugeza iki gihe nkiriho iyo hataza kuba mwebwe. Toya nta kibazo, nanjye nakabaye nkora, buri mu mama wese uzi iyi si akabaye amera nka Sara akagufasha cyangwa nkanjye, ariko nyine nzajya nza ngusure nta kibazo. Sawa rero ugira urugendo rwiza kandi muzahagirira ubuzima bwiza, abana bajye kwiga. Yego murakoze. Ubwo ngubwo Jacqueline nyine yafashe imodoka nyine yigira ku kazi bisanzwe, nyine asiga Gloria ari gutegura abana, ari kwitegura, amuhaye n'amafaranga ahagije ya tike kugira ngo aze kujya kwa Sara, kuko urumva Sara nta mafaranga ari yamwoherereje, yagombaga gushaka uburyo nyine abigenzamo akagera kuri Sara byanze bikunze kuri uwo munsi. Gloria rero yafashe urugendo, amasaha yarageze ya 8 nk'uko nyine bari babyumvikanye, hari kure. Afata abana, afata na kaka varisi ke karimo utuntu dukeya, telefone Jacqueline yari yayimuhaye kuko kari karamenetse, yayimwemereye. Ubwo yahise afata urugendo nyine n'abana, afata imodoka, afata bisi, baragenda. Baragiye rero kuri location nyine cyangwa se ahantu Sara yari yamubwiye atuye, kuko nta nubwo yari azi ahantu atuye, maze aragenda nyine ategerereza ko Sara aza kuva mu kazi akaza kubafata akabajyanayo. Ku mugoroba rero mu masaa 11 n'ebyiri zishyira n'ebyiri, Sara yaraje abasanga kuri arita aho bari bamutegerereje, maze arababwira ati nimuze tugende, ni hano hafi rwose ntabwo ari kure. Bamanutse n'amaguru rero, Sara ahobera Jackson, ahobera Charlotte, ati Charlotte kuki mwari mwarabuze, mwari mwarataye ishuri? Charlotte aramubwira ati hoya ntago twataye ishuri, ntago twaritaye. Jackson aravuga ati si mama se, ni mama watunyagije. Nyine urumva ibintu by'abana, urumva n'ibintu nyine byari bigoye, ariko ntabwo bari bazi inkuru iri kujya mbere cyangwa se uko ubuzima bumereye mama wabo wari wikoreye imitwaro iremereye. Ubwo barakomeje baragenda nyine bajya mu rugo. Sara nyine yakira Gloria, amwereka nyine uburiri aho azajya aryama, yereka ba Jackson ndetse na Charlotte aho bagomba kuryama, ndetse yewe abaryamisha n'abana be.
Jackson nyine ararana n'akana ke k'agahungu, ndetse Charlotte ajya kurarana n'umwana we mukuru w'umukobwa wari ufite hafi imyaka 17 kuko nawe yari umwangavu. Ubwo ngubwo baragumaho nyine nta kibazo bafite. Nimugoroba rero Bernard yaratashye, atashye nyine yumvise abantu bari kuvugira mu gikari nyine bari kuganira, arababwira ati mwiriwe aba hano, baramubwira ati oh tuwaje sawa. Baragenda nyine Sara ahitamo presenter aramubwira ati rero mugabo mwiza, uyu niwe Gogo cyangwa se Gloria, niwe Gloria numvaga ndi kukubwira ngo usabira ko yaza ugakora neza ukabinyemerera. Gloria rero menyana n'umugabo wanjye yitwa Bernard. Gloria nyine amubwira ati murakoze cyane rwose, Sara nukuri ni imfura kuba yabibabwiye mukabyemera, murabihuje rwose, muhuje ubupfura, ndabashimiye mbikuye ku mutima ku mukangaratete mu nkuyemo. Ni sawa, ni byiza, reka ndebe uko nitegura ndi kubashaka hano mu kanya. Wowe tibana se bari abana mwabazanye? Ti abana twabazanye nuko bari bananiwe babanje kuryamaho. Sara ahita ati niba ryame ejo nzabajyana ku ishuri bagomba kujya kwigana, nta kindi kintu. Okay, rero ndi kubashaka we na madame mu kanya ndaje, ubwo ngubwo tuganire. Bernard yaragiye nyine aritunganya, araza nyine muri salo bataranategura amafunguro, maze atangira kuganiriza Sara umugore we ndetse na Gloria ibyo Cecile yari yamubwiye. Rero yabwiye Gloria ati none se Gloria, yego karame, ubuzima urimo narabwumvishe, madamu yarambwiye, Sara uyu nguyu yambwiye ibintu byawe byose, yambwiye inkuru zawe zose, uburyo bakujugunyeho ibintu n'uburyo mbese ubuzima bwawe bwagiye bugenda nabi mu bihe bitandukanye. Ariko hari ikibazo nshaka kukubaza, turifuza guhindura ubu buzima cyangwa urumva ntacyo bigutwaye kuba ubu buzima wabugumamo? Ese ubwo koko mwambaza icyo kibazo? Ni ukuri ndifuza guhindura ubuzima, ndifuza kuba umubyeyi ufatwa inshingano, nanjye biba bindya mu mutwe kuba narabyaye abana nkaba ngenda mbatsindiriza ahantu hose. Ni ibintu bimbabaza nk'umubyeyi. Sara warabyumva, kuba yananiwe abana, kuba nta mugabo, umupfakazi, ni ibintu rwose bindya mu mutwe, nkumva yuko nyine nananiwe inshingano umugabo wanjye yansigiye kandi we ntacyo atakoze kugira turwaneho mu gihe yari agihari. Rero ni ibintu bintera agahinda, icyamfasha gutuma mva mu buzima cyose nacyakiriza amaboko yombi, fa kuba ari ikintu nyine kitansigisha abana banjye bakiri batoya. Okay, ntabwo ari kigoye. Rero Sara mugore mwiza, nagiriwe icyizere cyo guhura na Dr Cecile, hari ikintu yanganirije, ari nacyo nshaka kubwira nyine Gloria, kandi mbona yuko gikeneye bitewe n'amafaranga akirimo, n'amasezerano, ariko ndashaka ko hari ikintu adufasha. Tinese n'ikintu meze giti ibintu wampishe kumva ko hagomba kuza Gloria kugira ubimbwire kandi nta kintu ujye umpisha, ni ukubera iki? Mpamvu nagira mbikubwire nawe muri kumwe, ndagira ndebe ko ushyigikiye cyangwa se ushyigikira ko Gloria nawe ava mu buzima arimo nk'umuntu koko w'inshuti ye ya hafi. Ngiye nta kintu nasibura gushyigikira gituma Gloria ava muri ubu buzima, ntacyo rwose, tubwira ahubwo watinze. Cecile rero dogiteri yambwiye uburyo tumaze iminsi dushakisha umuntu w'umumama cyangwa se w'umugore cyangwa umukobwa, ariko byari kuba byiza ari umugore, kandi ndabona rwose Gloria yahuye n'uwo turi gushakisha. Ariko nanone ni benshi byakabaye bikorwa, ariko umutima wanjye wumvise inkuru ya Gloria numva ko tutamurenze mu mahirwe, ariko bikajyana nuko nawe yakira ibintu. Ati rero hari umugabo witwa Martin, nako ni umusore ntabwo ari umugabo, bitewe n'ubuzima yakuriyemo, bitewe n'imitungo bafite, bitewe n'ubuzima bwashaka kubamo ejo hazaza, bitewe n'umutima we washengaguwe, ntabwo mu buzima bwe yigeze akura yifuza kuzana umugore. Ni umusore ufite imyaka 43, akaba rero ari gushaka umugore umutwarira inda akamutwitira ariko bataryamanye. Ubwo ari gushaka mbese umugore utwita inda y'umwana we akamubyara bataryamanye, ku buryo nyine bumeze buryo. Ni uburyo bumenyerewe nka in vitro fertilization, twe turabikora, ariko ikigo cyacu cyangwa se ibitaro byacu nibwo bwa mbere tubitangiye. Turashaka rero ko uwo mugore, nge na Cecile, nyine Cecile yanganirije ibyo bintu angirira icyizere, kuko nawe yabiganiriye n'umumama witwa Grace, ari nawe nyine mushiki w'uwo Martin. Biba ngombwa ko nyine angirira icyizere mu gushaka uwo muntu. Uwo muntu rero turi kumushaka rwose. Niba Gloria witeguye, byadufasha nawe bikagufasha, kandi bikagira aho bigukura naho bigushyira. Ubwo mwebwe ibyo bintu murabyumva mute? Gusa ararebye
Gloria aramubwira ati ko numva ari ibintu bitangaje se, none ubwo se akamutwitira bataryamanye? Yego rwose turabikora, tumfata intanga ze tukazishyira muri Gloria igi rye mu buryo bwa ari mu burumbuke, agatwita umwana w'intanga z'uwo Martin ariko bataryamanye kuko ni umukire wo ku rwego rwo hejuru. None se ubwo uwo mwana yaba nawe ari uwa Gloria cyangwa yaba ari uwa Martin? Ntabwo ashaka umuntu wese uwo ari we wese wiyandikisha ku mwana we, ashaka umwana we agashaka n'umuntu umutwitira uwo mwana batanaryamanye. Mbese nta kintu Gloria yazabaza kuri uwo mwana cyangwa yabaza icye ni ukumutwita nta kindi. Okay Gloria urabyumva ute wowe? Sinzi niba mwampa umwanya wo kubitekerezaho, niba ntacyo bitwaye ejo nkazabasubiza. Nta kibazo, fata umwanya rwose ubitekerezeho, ejo uzampa igisubizo nimva ku kazi, ubwo ejo bundi nzabwira Cecile uko ibintu bimeze, kuko tugomba kuba twamubonye muri iyi minsi rwose, kuko ubu ngubu ejo izaba yavuyeho, umwe hasigaye iminsi 6. Ubwo rero bitekerezeho kandi nawe wiyitekerezeho urebe ubuzima uri gucamo, mbese uratubwira. Ubwo Gloria, ubwo Bernard nyine yarigendeye, barariye nyine, Bernard ajya kuryama, Gloria nyine asigarana na Sara. Gloria amubaza ati Sara, ibi bintu we kubyumva ute? Mbikore? Ese ntiwumvise amafaranga arimo ko ari menshi cyane? Urabona ubu buzima bw'aba bana se waba ushobora gute? Njye ndumva wabikora. Nta mugabo ufite ugiye guca inyuma, nta nubwo ugiye kuryamana n'uwo musaza, niba ari umusaza niba ari umusore, ni umuherwe. Ndumva wabikora rero kugira ngo abo bana babashe kubaho neza, kandi ntabwo wakomeza kuruha muri ubu buryo kandi baguhisemo. Ahubwo nta n'umukobwa utakemera ibyo bintu, cyangwa umugore cyane cyane ko yaba yishyuwe. Okay, ndabimwemerera rero umugabo wawe. Numva wabimwemerera nta kibazo. Ubwo mu gitondo Bernard nyine ari kujya ku kazi, agiye kwinjira mu modoka, Gloria yahise aza aramubwira ati umva, bya bintu nabyemeye, ugenda ubwire uwo muganga wanyu ko nabyemeye rwose, nta kibazo. Okay, urakoze cyane kugihitamo neza, turakoze cyane rwose. Ndumva ufite ejo hazaza heza no kwita ku muryango wawe ku buryo bwihariye. Murakoze. Bernard yaragiye nyine abwira Cecile iby'inkuru y'uko yabonye umuntu ugomba gutwitira Martin nk'uko Grace yabibapropose. Ubwo Gloria yarahamagawe, hashize nyine umunsi wa 2 Gloria yarahamagawe kubonana nyine na Cecile ndetse na Grace, yewe na Bernard yari ahari mu biro bya Cecile. Bamusomeye rero amasezerano, bamubwira ko kugira ngo yite Martin yabagamo cyangwa se mu kigo cye mu rwego rwo kugira ngo yitabweho, ibyo ko biri mu masezerano, kandi ko nyuma yo kubyara umwana na Martin atazongera kubona uwo mwana, kuko azahabwa amafaranga agomba gutuma nyine ava muri urwo rugo rwa Martin akajya gushaka ubundi buzima bwe n'ahandi aba. Ikintu azakora ni ukuhamara amezi 9 atwite umwana, kandi nta wundi muntu babonana. Niba afite abana bazajya babonana rimwe mu gihe cy'ukwezi kose. Ubwo abana be bagombaga kubonana nawe inshuro 9 zonyine mu mezi 9 yagombaga gutwara iyo nda ya Martin. Martin yari yabivuzeho nyine, ubwo ni Grace wabibabwiraga. Martin impamvu ntabwo ashaka ibintu by'umugore ufite izindi nshingano, ushaka kumurutisha umwana, ukurutisha abandi bana umwana atwite. Azitabwaho, azahabwa ubuvuzi buhoraho, azahabwa buri kimwe. Dushaka ko Martin umwana we azavuka ari umwana afatika, kandi nyuma yo kuvuka ntabwo uyu mugore azongera kubona uwo mwana, kuko azahita ajyanwa mu buryo bwo kwitabwaho mu buryo buhoraho, kandi ni ibintu bizaba mu buryo bw'ibanga. Gloria yarababwiye ati mureke ngende mbitekerezeho, kontara nayisinya. Namaje kubitekerezaho kubera ko ntabwo nzi ngo abana banjye byaba bimeze bite, kuko n'ubu ngubu aho bari kuri uyu mugira neza Bernard n'umugore we Sara, ntabwo nzi icyo babitekereza ko kuba nahava nkagenda. Kandi rwose namwe muri ababyeyi, kubonana n'umwana rimwe mu kwezi ufite imyaka 6 ni ibintu nyine bigaragara ko ari ukubiyibagiza cyane, muramfasha kubyumva. Grace aramubwira ati twebwe icyo turi gushaka n'umuntu udafite ibyo bitekerezo nk'ibyo byawe, dushaka umuntu ujya muri deal, dushaka umuntu ubishaka, dushaka nyine umuntu ubishoboye. Ntabwo dushaka umuntu uzatekereza ibintu byinshi mbere y'uko ibintu biba. Okay, ati nta kibazo
Benard ahita avuga ati ariko njyewe abana bari iwanjye, Sara azababera mama wabo, muzajya mubonana rimwe mu kwezi birahagije, abana rwose nzaba mbitayeho. Ndumva ibyo bintu bitaba ikibazo cy'abana. Nabonye Jackson w'imyaka ingahe, azaba ari kugira imyaka 8, Charlotte we nabonye ari na mukuru agiye kugira 11. Ndakeka abana bitaba ikibazo kuri iyi ngingo, kereka ahubwo niba wowe wari ufite ikibazo. Toya niba Benard yumva ko abana nta kibazo bazagira, tuzafatanya nyine mu buryo nta kibazo, ndabyemeye. Cecile ati okay, niba ubyemeye rero sinya hano amasezerano. Ubwo ngubwo biraba ngombwa kujya kubonana na Martin kugira ngo igikorwa gitangire, ndetse n'aha muganga batangire gukora operasiyo mu buryo bwemewe kandi bwizewe. Ubwo ngubwo nyine Gloria yarabyemeye, asinya impapuro zose, habwa kopi yazo, kopi yindi habwa Benard, indi habwa Cecile, indi cyurwa kwa Martin, arayerekwa nyine, ayerekwa na Grace nk'uko bari babipanze. Byabaye ngombwa rero hashize iminsi 3 Gloria yagiye guhura na Martin wari wemewe kumutwitira umwana ariko bataryamanye. Ubwo Martin bagiye kubonana, Martin yasohotse mu modoka, bo nyine bagombaga kubonanira. Yaje mu modoka ihenze cyane, iri kumwe n'abandi n'izindi modoka n'abandi bantu benshi, abamurinda, abasore be ba hafi, inshuti ze, abantu nyine bakomeye cyane, yubatswe cyane ku buryo ikintu cyose atabaga yikoraho cyangwa se agikoraho. Rero yaragiye yicara ahantu muri salo, ahantu nyine hari hitaruye nyine mu nzu ze, mu kigo cye kirimo inzu nini cyane nyinshi. Yicara ahantu nyine muri etage, aho bagombaga kumuzanira umugore wemeye ko azamutwitira. Ngo Grace ndetse n'ibindi byegera bye mu kazi baragiye bajya kureba Martin aho yarari, ahagaranye n'umurinzi we ahagararanye n'umurinzi we witwa Raphael. Gloria yaragiye nyine hari kumwe na Grace, baricara. Agiye gusuhuza Martin baramubwira ati have ntabwo wasuhuzwa, icara wowe mugani muravuga ibintu biko. Gloria nyine yitonze cyane, agenda rwose, bamwambitse imyenda, bamwambitse inkweto ndende, bamwambitse ibintu bihenze cyane, bamwambitse mbese ibintu bihenze by'agaciro, bamwambitse imikufi, bamwambitse ikanzu zihenze, ibintu bikomeye cyane. Yaragiye nyine ajya guhura nawe. Ageze rero aho bagombaga guhurira, Martin yaramubwiye ati nitwa Martin, wowe witwa Gloria nk'uko babimbwiye, kontra wayisinye, bakubwiye ibintu byose byangombwa, niba ubyemeye wabyemeye nk'uko wabyemeye, nabibonye wakoze. Rero igisigaye ni ukujya muri operasiyo kandi ugakurikiza amategeko, wakoze kuza. Ubwo inama yari irangiye, bari bamaze kubonana, nta kindi kintu nyine nk'umukire yahise ahaguruka, n'abandi bose bari kumwe bahita bahaguruka bajya gufata imodoka baragenda. Gloria yari yayumiwe ati nese. Ubwo abaza nyine Grace mushiki wa Martin, ubwira ati ni kuriya meze, ni kuriya tumutunze, ubu ibintu aba afite ni byinshi, ingande ibintu agomba kwitaho, ni kuriya nyine nta mwanya bafite rwose, buriya n'ubundi agiye kubona n'abandi bantu n'ibiki byose. Urumva yuko rero nta mwanya uhari wo kubonana cyangwa kuganira ibiganiro byinshi, ni kuriya nyine, ahubwo tugendewe tuvugane na Cecile, tuvuga uburyo operasiyo igomba kugenda. Ubwo ngubwo operasiyo yaratangiye koko. Gloria ajya kwa muganga, igihe cye cyari kigeze, bamushyiramo semenzi cyangwa se bamushyiramo nyine intangangabo za Martin mu buryo bw'ikoranabuhanga, maze Gloria arasama. Agisama inda rero yahise ava kwa Benard. Urumva yahise ahava, hasiga asezeye ku bana be, yasize asezeye kuri Jackson ndetse na Charlotte bari kurira nyine. Gloria ari kurira ariko bo batazi impamvu ari kurira. Jackson aramubaza ati nese mama ukuri kurira? Ati nta kibazo nzaza kubareba, ahangaha ni kwa mama Sara, ni mama wanyu, ni mwarimu wanyu, ni byose byanyu, ntimukagire ikibazo. Ati none se mama kuki uri kutubwira ngo ntitukagire ikibazo, ntabwo uzagaruka? Ubwo ni Charlotte wari umubajije, aricyo yaramubwira ati huya ndahari ntimugire ikibazo. Ubwo yaragiye yuriye imodoka aragenda, ari kumwe n'abandi bagabo bari baje kumureba nyine, barinze n'imodoka zikomeye cyane nyinshi. Gloria abagiye nyine
kwa Martin. Ubu Gloria yakomeje kubaho yitabwaho n'abakozi bo mu rugo nyine bakoraga kwa Martin. Martin akaza kumusura akamureba bakaganira, mubaza ukuntu ameze, kumbwira ati meze sawa, byiza cyane. Umwana ameze ate? Umwana ameze neza. Okay, byiza cyane. Umunsi umwe bari ahantu nyine Gloria ari gukina golf, ari gukina utuntu atwite, yaragiye gutera agapira aratsikira yikubiye kwikubita hasi. Martin abaramufashe, aramufata aramurengera nyine aramuramira kubera ko yaragiye kwikubita hasi kandi yari atwite, inda yari imaze kugera mu mezi hafi 6. Urumva ko umwana yari bugire ikibazo. Ahita amuterura, abarinzi bari kure yabo, ahita amuterura, abarinzi bahise baza aho bageze hirya bahita bamufata. Ariko mu gihe yari atarabageraho, ubwo Gloria yari akanuye nyine areba Martin akuramo rinete, ubwo yatumeze neza, yego meze neza. Umura nta kibazo uri bugire, nari ngize ikibazo ko umwana ashobora kugira ikibazo, ariko ntumura nta cyaba, tumeze neza ntarebe. Bwaraba bimutwaye nyine bahita bamujyana mu byuma kwa muganga bapime barebe ko nta kibazo umwana yagize. Barapima basanga nta kibazo umwana. Ubwo Martin ni ikintu cyagisigaye kimuhangayikisha cyane, kumenya uko Gloria ameze, kumenya uko Gloria ari kwitwara, kumenya aho ari, kumenya ubuzima ari gucamo, kumenya uko yariye, kumenya uko yanyoye, kumenya nyine ubuzima bwe. Byatumaga rero afata umwanya wo kuza bagakina udukino dutandukanye twa chess, bagakina nyine utuntu bari kumwe, ariko ibyo nabyo bikaba gake cyane. Ubwo Martin yari yagiye mu birori bikomeye cyane n'abandi baherwe bakomeye cyane, byabaye ngombwa ko na Gloria nyine bitumirwamo, nawe nk'umuntu nyine wari umaze kugira ijambo muri aho ngaho kandi agombaga kubaho nk'umugore wa Martin, ariko bataryamana kandi muri ayo mezi 9. Ubwo nyine habaye ngombwa ko bashyiramo, bamaze kuganira bari guserebura ko babyina. Martin nyine biba ngombwa ko abyinana na Gloria. Gloria yari ukiri umugore ukiri muto, uri hagati y'imyaka nakubwiye ufite imyaka nka 30 nyine n'7 gutyo, kuko yari hagati ya 35 na 39. Barabyinana nyine, yari akiri muto rwose, barabyina nyine kwa kundi bari kujya mu muziki. Martin aramubaza ati ariko se izi mbyino urazikunda? Ntabwo nabimenyereye, ariko ndabona ari byiza nubwo nge ntabimenyereye cyane. Niba ari uko ushaka kuzajya uzibyina kenshi, ngenze kuzibyina. Nazibyina nta kibazo. Barabyinnye nyine batavuga, babyina gusa, ariko Martin bitewe nuko atabaga ari ubwa mbere nyine, ari nk'ubwa mbere abyinanye n'umugore, yari umusore wakuze adakunda abagore, yari umusore wakuze yarahemukiwe mu rukundo, yari umusore wakuze abona ukuntu mama wabo yabangamiraga papa wabo, kugeza aho mama wabo yarishe papa wabo, bituma nyine azinukwa abagore. Ndetse na Grace mushiki we Martin yari yaramunaniye, nubwo ni inama yari yagiriwe na Grace kugira ngo ashake basi uburyo azava mu isi, ariko asize umwana. Niko rero kumubwira ko nawe umwana azamusiga ariko atazigera aryamana n'umuntu wese w'igitsina gore. Urumva yari amaze kugera mu myaka 43 ari gushyira 44. Urumva ko yari mukuru rwose. Ubwo barabyinanye bakajya bahura, ubuzima buricuma, iminsi ikomeza nyine kwicuma, maze Grace bugeraho ahamagara Martin, haburaga nyine ukwezi kugira ngo Gloria abyare wa mwana. Gloria muri iyo minsi yajyaga nyine kubonana n'abana be, kandi bakabonanira ahantu hatandukanye no kwa Martin, kuko nta kintu abana be bigeze babona gihuye na Martin. Nta nubwo bari bemerewe kumenya aho mama wabo aba, nta nubwo bari bemerewe mbese ikintu na kimwe kijyanye n'inkuru ya mama wabo. Ni inkuru ihishe, kandi mama wabo nawe yagombaga kuva aho ngaho agenda nyine akajya kubabanisha nyine, cyangwa bakajya kubana, kuko ya amafaranga yari yashyiriwe kuri konte yari menshi cyane, ari amamiliyari. Bakomeje nyine kubaho muri ubwo buzima. Rero Grace yagiye kureba Martin amubwira ko Gloria ari hafi kubyara, kandi ko hasigaye ukwezi kumwe, ko byasaba ko akomeza kujya abonana nawe kenshi, agahindura nyine orere y'uko babonanaga. Ubwo Martin yabyumvaga vuba, kuko yumvaga ko wari umwana we, akumva ko uwo mugore agomba gufatwa neza ku kintu cyose kiguzi cyose, kandi byari no mu masezerano bagiranye. Ubwo urumva Gloria yatangiye kumara igihe ari kumwe na Martin, yari afite inda nkuru.
maze bagasangira rimwe na rimwe, bagasohoka, Martin akajya gushopinga bari kumwe, nyine uburyo bwose bwo kuba nk'umugore n'umugabo bakabwatinga nyine cyangwa se bakitwara muri ubwo buryo. Umunsi umwe rero Gloria ubwo Martin yari atashye nyine avuye aho Gloria yabaga, kuko yabaga ahatandukanye n'aho Martin yabaga, Gloria yegereye Martin aramubwira ati rero uyu mwana utwite n'umwana wanjye, uyu mwana ufite kumufata neza, uyu mwana ufite kumushyiramo ibintu byiza, ugatekereza ibintu byiza gusa, nta kintu rwose uba ufite gutekereza gihabanye n'icyatuma uyu mwana wacu, gihabanye n'icyatuma uyu mwana wanjye amera neza. Gloria yaramwegereye, aramwegera amubwira ati ariko Martin urabizi wakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo umwana wawe amere neza? Ntabwo ari icyo ari cyo cyose nakora, ahubwo ibikubiye mu masezerano twasinyanye kugira ngo umwana wanjye amere neza kandi avuke ameze neza. Ndeba mu maso, aramureba ati none se ushatse gukora iki, ushatse kuvuga iki? Nyine ndeba nta kibazo niko nkubwiye. Ubwo Martin yarebye abarinzi bari aho hafi, abareba ikijisho nyine ku ruhande, bahita bava aho ngaho. Inda yari nkuru rwose, ari imvutsi, hari kubura nyine batangiye kubara iminsi. Ubwo aramwegera, barebana umwanya, Gloria ari kumureba, tangira kumukoraho. Martin nawe aramureba, abwira ati ariko ubona ndi iki kuri wowe? Mbona uri umugore mwiza, wemeye nyine ibintu nagusabye, kandi ukaba nyine ugiye kumbyarira umwana, ni ibintu nyine byiza kuri njye. Okay. Yaramurebye, bararebana akanya, maze Gloria yegerayo, amuva iruhande, ambwira ati sawa genda nta kibazo. Martin yagiye atangira gukomeza kwibuka uburyo Gloria yamwegereye hafi cyane, umunwa we hafi kuwukoza kuwo, ariko ntiyabikora kuko ntibyari mu masezerano. Atangira nyine bikajya bimugarukamo, akumva nyine akeneye kubona Gloria. Bari bandikiye kubonana kenshi, bitangira gutuma azajya ashaka kubona nawe cyane. Nyine biza kurangira noneho hamagaje Gloria iwe mu rugo, noneho kwa Martin nyirizina. Gloria yagiyeyo yambitswe, yarimbishijwe, yambaye ikanzu nziza, yambaye imyenda myiza, yambaye mbese ibintu byiza cyane. Kujya nyine kubonana na Martin we byari ibintu bitangaje, kuko ntabwo byari byemewe mu masezerano bagiranye, ntabwo yari yemerewe kujyayo, ariko Martin yarabitegetse, abwira Grace ko ari ikiyongereho kandi ko Gogo cyangwa se Gloria ari bubihemberwe byihariye. Gloria yaragiye, afashwe imodoka, aragenda, araherekezwa nk'uko byagombaga gukorwa, maze ajyayo abona nyine Martin ahagaze muri koridoro amutegereje. Martin rero yaragiye, aramufata ikiganza, baragenda bajya ahantu nyine hatuje cyane, hari piano. Martin yicara kuri piano, atangira gucurangira Gloria. Gloria urumva yaburaga iminsi mike ngo abyare, kandi Martin yashaka kubyara umwana ufite ibyiza byose, wabayeho neza kandi watwiswe neza. Yatangiye gucuranga piano, arayicuranga rwose, umwana nyine Gloria yumva ni ibintu byiza. Gloria ahaguruka ahantu yari yicaye ku ruhande, azahagarara inyuma ya Martin. Martin arakomeza aracuranga kuko yari azi piano, yari umwana wo mu bakire. Arakomeza aracuranga, agahindukira akareba Gloria hejuru, nyine wari umuri hejuru. Gloria aca bugufi, urumva bari muri icyo cyumba bonyine, ahantu hanini hisanzuye ariko hatuje bonyine. Aca bugufi, yegama nyine, ashyira umutwe ku rutugu rwa Martin. Ubwo Martin yakomeje gucuranga, aracuranga. Martin Gloria yari nako ari kumureba, amufashe nyine n'ibiganza, afashe nyine akananwa cyangwa se amufashe mu isura, nyine akomeza amwagaza cyangwa se amukoraho gake gake. Martin nawe atangira kucuranga, atangira kwibagirwa ibijyanye n'ibiri mu masezerano ya Gloria. Nawe mbese arahindukira kumva Gloria uko amukoraho, nawe uko amukoraho, nuko injyana ya piano igenda. Gloria amanuka asoma Martin nawe ahita amusoma. Yaramusomye, ariko hashize amasegonda make Gloria ahita yikanga, aramurekura. Martin ahita ahaguruka, arahindukira, aramureba, ahita amwegereza ku gikuta cyari hafi n'icyo cyumba barimo, aramusoma koko barasomana. Ubwo ngubwo hashize umwanya, Gloria aramubwira ati ibi ni ibiki dukoze? Martin aramubwira ati none se ni ibiki dukoze koko? Simbizi, gusa sinzi niba biri mu masezerano, tumbabarire kuba
nyine ntumye bikora ati oya ahubwo taha. Ubwo Gloria nyine yaratashye ako kanya nyine yahise asohoka, abarinzi baza kumufata mujyana mu modoka ajya aho yagombaga nawe kuba, nyine ubuzima burakomeza. Martin aho aryamye ubuzima bwe yatangiye kumva akibuka Gloria yajya kugwa kuri aho bateraga bakinaga golfe, byamuteruye uburyo yari ari kumureba, tangira kwibuka uburyo maze iminsi agiye gusezera, igihe yasezeraga Gloria ariko akamwegera cyane ariko ntibasomane. Igihe basomanaga ari kuri piano ari gucuranga nabyo akabyibuka, bitangira kumuzonga, atangira kumva akeneye Gloria iruhande rwe. Hashira nk'iminsi birakongera agahamagara Gloria akaza muri ya nzu ye nyine bwite, bagacuranga piano bagasomana. Mbese Martin atangira kumva ko Gloria yaba ari aho hafi. Habura rero iminsi mikeya, habura iminsi mike ngo Gloria abyare. Martin yategetse ko Gloria aza kuba noneho iyo minsi isigaye, iki cyumweru cyari gisigaye hari buraga ibyumweru n'iminsi mike cyane nk'itatu, ategeka ko ajya kuba mu nzu ye bwite. Noneho ubwo Gloria yabwiye Grace ko bitari mu masezerano, ariko ntabwo yigeze abibwira Cecile. Ubwo Grace aramubwira ati niba ariko ashaka nyine arabikwishyurira ku ruhande bitajyanye na kontara. Ubwo Gloria ati nta kibazo. Gloria yaragiye nyine ajya iwe, ajya kuba ariho ari, kuko kwa Martin hari n'ibitaro Gloria yagombaga kubyariramo, nta kintu bagombaga kujya kureba hanze. Maze barabikora neza. Ibitaro byo kwa Cecile byari byarazanye ibikoresho bikomeye cyane. Urumva kwa Martin umwana yagombaga kuvukiraho ntanava aho ngaho, umuntu wagombaga kuvaho ni Gloria wenyine akagenda. Ndetse byagombaga kubera aho Gloria yabaga, ariko Martin yategetse ko bigomba kubera iwe bwite mu rugo nyirizina. Ubwo Gloria yaraje nyine arahaba muri iyo minsi. Martin akajyayo akajya kumureba kuri piscine aho yabaga ari. Urumva Gloria yatangiye kujya ajya muri piscine, akajya muri tub cyangwa se hamwe hashyushya abantu bica muri amazi ashyushye nyine babyita tub. Akajya muri tub akicaramo nyine. Martin akamurebera mu hejuru muri etage, atangira kujya amanuka akagenda nawe akayambura nyine akajya muri tub hamwe abari bushyuhe bakaganira. Gloria akamuganiriza bakaganira, ariko ntabwo yamubwiraga nyine ibintu byinshi kubera ko Martin yari umuntu uteye ubwoba nyine, cyangwa se ukangitse nyine, cyangwa se umuntu utakisukirwa nyine na buri wese. Martin rero yatangiye kubaza Gloria amateka ye. Gloria atangira kumubwira, ariko amubwira utuntu duke, amubwira ko afite abana, amubwira nyine atangira kumubwira ubuzima bwe. Martin atangira kumva ko ari umuntu usanzwe kuri Gloria. Maze umunsi umwe Martin asanga Gloria ari kurira. Yamusanze mu cyumba bitunguranye, ariko Gloria yari ari kurira. Yari amaze igihe nyine atabona abana be, hari hagiye gushira nyine uko kwezi kwe ko gutwita kwa nyuma. Urumva yari atarabona abana be, kandi haburaga iminsi mike ngo abyare. Umwana w'ikintu yiyemeje cyatumye atamba abana be kutababonana cyangwa kutabonana nabo. Urumva ni ikintu yari agiye kugeraho, yari abakumbuye cyane kwirirwa akinana nabo. Ubwo Martin yinjiye mu cyumba cye nk'utamuteguje, asanga ari kurira. Asanze ari kurira amubwira ati buryo ujya urira, ari nyumanganya igira nkaho nta cyabaye. Ariko Martin yari yabibonye ko yari amutunguye. Urumva nyine Gloria yari asigaye abaho hamwe Martin aba hatari kureye. Ubwo Gloria nyine arihangana. Martin aramwegera amubwira ati se niki kiri kukuriza gicora gutuma umwana wanjye anagira agahinda kandi nta kintu ntamuhaye? Amubwira ati nta kibazo, ubuzima bwanjye urabuzi, hari ibintu ntakirengagiza, ariko umbabarire nyine mba ndi kurenga nyine ku masezerano. Oya mbwira ikintu cyatumye urira, nta kibazo. Ikintu cyatumye ndira nkubwisha ukuri, ngiye kubikubwira nkaho atari Martin boss wanjye, ngiye kubikubwira nk'umuntu nyine umaze iminsi nyine ushaka kumenya ngiye ubwanjye uwo ndiwe, cyangwa se Gloria uwo ari we muri rusange. Yego mbwira nk'uwo. Mu by'ukuri nkumbuye abana banjye. Ntabwo ari uko uyu ntwite atari umwana nubaha, ni umwana nubaha kandi nkesha byinshi. Nshaka ko azaba uwo nshaka ko aba we, cyangwa papa washaka ko aba we. Ako nk'umubyeyi ntibimbuza nyine kumva ko nkumbuye abana banjye, ndabakumbuye n'ukuri. Yaramubwiye ati ngaho ngwino. Aramwegera amuryamisha nyine, aramwegamiza amuryamisha mu gituza. Ambwira ati humura, abana uri hafi kubabona, ntabwo abana uzababura, dore ibi ngibi turimo birenda kurangira. Yego uravugisha ukuri? Yego, harabura akantu gato. Bararebanye, mu kwa kurebana Martin yegereye Gloria. Gloria ashaka
byanga noneho ko basomana. Martin aramwegera, Martin aramusoma, Gloria arabyemera, ubwo barasomana. Noneho urumva Gloria igihe yari amaze nta mugabo, Martin we ibyo byari yarabyibagiwe, yaranabiretse atanabishaka, ariko yari yarabonyemo Gloria umuntu wo kuba we wa hafi no kuganira ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima bwe bwite, bitandukanye n'ibyari muri kontara bari bagiranye igihe bajya gusinyana amasezerano. Barasomanye, iryo joro bararyamanye. Nibwo bwa mbere mu myaka yari ishize yose Martin aryamana n'umuntu w'igitsina gore. Urumva aho yari yemeye gutwitisha umuntu bataryamanye, ni ibintu nyine atifuzaga mu buzima nk'umuntu uri aho w'umuherwe w'umukire, ni ibintu yari yarapanze kandi byarapanze yari hafi kubigeraho. Gusa nyine iryo joro bararyamanye niwe na Gloria. Martin yabyutse nyine aho ngaho ameze nk'umuntu nyine ufite isoni, Gloria nawe ameze nk'umuntu wakoresheje Martin ibyaha, ariko nta yandi mahitamo bombi bari bafite. Ubwo iminsi yari icumye, Gloria yagombaga gushaka uburyo yegera mu cyumba cyo kubyara akaba arimo atangira kuba, kubera ko abaganga bari bamaze kuza, abantu bose bamaze kuza kumutegereza nyine kugira ngo igihe cyose azakomwa n'inda azahite nyine abyara mu buryo buboneye. Byagezeho rero Gloria ku munsi wa nyuma yabyaye Martin atari mu gihugu, ariko Martin bamubwira ko yabyaye umwana w'umukobwa. Ubwo ngubwo Martin yahise afata indege aza byihutirwa kureba umwana we wari uvutse. Umwana rero Martin yaraje aramuterura, abarinzi be, abakozi be nibo bamumushyiriye muri ofisi ye nyine, kuko ntabwo yashaka kubonana cyangwa se yagombaga kubonana na Gloria nk'uko amasezerano nyine byari n'abanyamategeko, urumva bose bari baje bahari. Umwana yaramuteruye, umwana nyine biba ngombwa ko agumana nyine na se, maze Gloria nawe atangira nyine kwitabwaho nk'umubyeyi wabyaye, ubuzima nyine bukomeza kugenda neza. Umwana mu kurira, mu kwitabwaho, Martin hashize nyine umunsi yagiye kureba nyine Gloria kugira ngo babashe kuganira ku bijyanye n'ikiri buze gukurikira. Ko Martin yaragiye abwira Gloria ati nshimiye ko ibintu byose wabikoze uko byari bikwiye, twarumvikanye, ariko hari ikintu ndi gushaka. Ati ni iki se? Nshaka ko wonsa uyu mwana nubwo bitari mu masezerano, ndashaka ko nyine guma nyine uri hano. Ati gute se? Kandi abana banjye se? Abana bawe nabo babazane, gusa ndi gushaka ko guma uri hano, niba ntacyo bigutwaye turabisinyira nabyo, ariko ubura ahangaha witabwaho, byose witabwaho bikorwa, abana bawe baze hano, abantu bari mu masezerano yacu yose bayavemo, bishyurwe bose. Niba ubyemera ndumva waguma ahangaha, kuko nsigaye nkwiyumvamo, ndumva umwana wanjye aho kumukoresha ku bindi bintu bitandukanye ngo ugende wowe wamwonsa, numva aricyo kintu nyine nifuza kuri wowe. Gloria yaramubwiye ati egera hino. Martin arahegera, Gloria ahita amuhobera, aramusoma, ambwira ati nanjye muri iki gihe maranye nawe pe kitari kirekire, nabonye uburyo uzirikana, uburyo wanyumvise uri umuntu w'umukire cye urenze gutya, uburyo wishe amasezerano, ubumuntu bukakuganza ukica amasezerano, umutima w'ikimuntu, umutima w'umugabo, umutima w'umupapa uzi ko bamutwitiye ukakuganza, ukanyegera ku buryo bwa hafi, ugakenera kumva by'amateka yanjye. Ndagushimiye, nanjye ntabwo mpakanye rwose, niba abana banjye Jackson ndetse na Charlotte bari buze ubyemeye, ndemera kuhaguma, niba unanyiyumvamo nanjye. Ibyo byose byatumye numva umutima wanjye rwose ukwifuje. Martin yahise amwongera amuhobera, aramusoma, noneho barasomana byemewe, abantu bose bari kubireba. Noneho bari bameze nk'abibagiwe ko abantu bahari, kuko bari mu cyumba ariko hari ibirahure hanze abantu bashobora kubabona. Abantu bose barabyina, barishima, mbese bibi bintu by'ibirori. Ubwo Gloria yagumye kwa Martin atyo. Noneho Martin hashize igihe, umwana amaze nyine gutangira kumva yuko umwana yabaye umwana, hashize nyine urumva amezi hafi 4, Martin yasabye Gloria ko yakemera bakajya baryamana nkaho ari umugore we. Gloria yamusabye kubitekerezaho. Hashize icyumweru Gloria amwandikira ibaruwa ibimwemerera. Ubwo ubuzima bwabo bwahise buhinduka, maze Martin ajya mu masezerano mu buryo bweruye bwemewe n'amategeko, nk'uko Gloria yari yamwandikiye mu ibaruwa, arabimwemerera, bajya gusezerana byemewe n'amategeko, babana nk'umugore n'umugabo. Abana ba Gloria aribo Jackson ndetse na Charlotte baba abana bwite ba Martin, ndetse na wa mwana bari babyaye w'umukobwa witwa
Aurore nawe ahita aba umwana wabo bombi, maze baratunganirwa. Gloria babaye umugore wa Martin muri ubwo buryo. Ubuzima bwarakomeje rero. Gloria wari warajugunywe ku muhanda agatoragurwa n'umugiraneza witwa Jacqueline, byarangiye abanye n'umugabo w'umuherwe ku rwego nawe ubwo atabitekerezagaho, ku rwego nta muntu n'umwe wabikekaga. Birangira nyine abaye umugore we byemewe n'amategeko. Martin noneho yemera gushaka umugore ku myaka ye 44, ashaka umugore byemewe. Grace nawe nka mushiki we abiha umugisha rwose. Nyuma y'imyaka 5 Gloria yaje kubyara umwana wa kabiri w'umuhungu. Kuri we yari umwana nyine wa 4, ndetse aba umwana wa kabiri kuri Martin. Biba gutyo maze ubuzima bwabo bugenda neza. Gloria abana be bakundwa na Martin, ndetse baba abana b'abaherwe cyangwa se abana bo mu kire, kubera ko imitungo yose ya Martin byose byahise byandikwa kuri Gloria nk'umugore we w'isezerano mu mategeko, kandi bakundana. Ubuzima nuko byagendeye. Gloria basara barishimye, ndetse ahamagara ba Jacqueline bose nyine bari bahari. Nyine byabaye ibyishimo. Aba umugore w'umukire gutyo. Nuko umugore w'umupfakazi ubuzima bwe bwahindutse, aba umugore w'umuherwe mu bikorwa by'ibitangaza by'Imana gusa, kandi ku bufindo butangaje. Maze Imana nyine irabikora ityo. Ndagushimira rero kuba wankurikiye hano kuri Yep Media. Ngushimira kuba warakwanze subscribe, kanda share, utere comment cyangwa ushyireho igitekerezo. Kandi niba ufite inkuru yawe nawe wumva hari abo wahisangiza, uzatwandikire kuri nimero aho ngaho munsi ziba ziriho, maze tuyikubwirire abantu babashe kumva ko Imana ikora ibitangaza kandi ntaho itagukura. Ndagushimira aho uherereye hose. Mwarakoze cyane rwose abakanze subscribe, ndabashimiye. Kandi nabakomeza kureba, mujye mureba inkuru yose muyirangize, muyisharinge n'abandi rwose babashe kumva icyo mwabarushije. Ciao rero, nge nitwa Tinsanze, nakagaruka. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nge nitwa Tinsanze. Ciao nakagaruka.